navuga cyane amen. Imana ishimwe. Wandikiye Abaheburayo hebukwiye ngo haracyasigaye agahe gato cyane uzaza ntabwo azatinda. Ariko umukiranutsi w'ubutayu bw'imyaka 40 ibintu y'umucamo Imana itavuze n'imbaraga ziguhuza n'umugambi w'Imana. Reka Yesu uwo muntu umubwire ngo ibyo uri gucamo Imana itavuze. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Turashima Imana ko yaturinze namwe ikabarinda tukaba tugejeje kuri iyi saha muri iki gitondo cy'iki cyumweru turi bazima. Ntabwo ari uko hari icyo twatanze, ntabwo ari uko twakiranutse kurusha abandi, ahubwo ni ukubera Imana tugire gutya tereza Imana icyubahiro. Kandi turashimira Imana ko yabanye natwe ikaturindira mu kwezi kwa mbere, tukaba turi mu kwezi kwa kabiri twarakugezemo. Imana yacu yongera ibishimirwe. Hari abantu baba baraduhaye iminsi bazi ko bizaba byararangiye, ariko turashimira Imana ko imigambi yayo atari nk'iy'abantu. Niba ubyumva hereza Imana icyubahiro nanone. Kandi turashimira Imana ko ikiturindiye hirya no hino iyo turi, namwe ikabarindira hirya no hino aho muri, tugahurira mu nzu y'Imana turi bazima nta gikuba cyacitse. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Nahaye intego ivuga ngo kumvira Imana bikazana inyungu nyinshi. Kumvira Imana bikazana inyungu nyinshi, ni ibyo ngibyo nta bindi. Kandi Imana iri ahantu ngewe natangiye no kuyumva. Imana ihabwa icyubahiro. Hanyuma ndagira ngo mbabwire gusenga kwawe, uburyo usengamo cyangwa se imiterere yawe, uburyo uteye, kamere zawe nugerageze zibe nziza kuruta uko usenga. Ntabwo mubyumvishe. Uko uteye gerageza kube kwiza kuruta uko usenga. Ntabwo navangiwe. Nusenga Imana, gusenga nibyo biduhuza n'umugambi w'Imana, ariko nusengana iyo kamere yawe mbi, nibyo koko akazi Imana ikubwiye izakaguha, ariko uburyo uteye nabi ntabwo bizatumutinda muri ako kazi. Murumva tudakwiye kugira imiterere myiza. Haleluya, amen. Kandi haleluya, amen. Nusenga Imana uri umukobwa, gusenga usenga Imana kuzakubakira urugo rwiza. Imana izagukorera ubukwe cyangwa se iguha umugabo mwiza nk'ubu uri muyisaba, ariko imiterere yawe niba mibi, niba mibi izagusenyera. Biravuga ngo tugerageze tugire imiterere myiza aho dukorera hirya no hino, tugire imiterere myiza mu makorari turirimbamo, bizadufasha guhura n'umugambi w'Imana. Niba hari umuntu ubyumvisha navuga cyane amen. Imana ishimwe. Wandikiye Abaheburayo hebukwiye ngo haracyasigaye agahe gato cyane uzaza ntabwo azatinda. Ariko umukiranutsi wanjye, haleluya, azabeshwaho no kwizera. Ariko nasubira inyuma
umutima wanjye ntabwo uzamwishimira. Arakomeza mu bice 11 hano abo bose yari amaze kuvuga abantu bagiye bizera Imana, hanyuma ngo bagiye bakizera batarahabwa ibyasezeranyijwe, hano bajyaga babibona, aleluya, bakabirebesha amaso yabo ngo bikajya bituma bavuga ngo turi abashyitsi n'abimukira. Bibiliya ngo iyo baba barakumbuye, iyo baturutse ngo bari koroherwa no gusubirayo, ariko ngo barabirebaga, haleluya, ngo bikabatera kuvuga ngo turi abashyitsi n'abimukira. Bibiliya ngo abavuga batyo baba bagaragaza ko hari indi gakondo yo mu gihugu cyo mu ijuru. Bwira uwo muntu ngo hari gakondo mu gihugu cyo mu ijuru. Bimubwire ngo hari gakondo mu gihugu cyo mu ijuru. Amen. Reka tuvuge ku ijambo ry'Imana hanyuma tuze gusenga Imana. Dusomye ijambo ry'Imana ryiza Yohana yandikiye itorero ry'Laodikiya, avuga kuri uyu murongo niwo nshaka ko tuvugaho. Nawe nuza kubona umwanya ibindi ubyisomere, sijya uzazana imperuka. Arabandikira arababwira ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye akemera gukingura urugi, nzinjira iwe dusangire. Kumvira ijwi ry'Imana. Reka mbabwire, Bibiliya ivuga ku nzugi zitandukanye. Imana yabwiye Kuro, iramubwira ngo niba nimikishije amavuta, niba mfashe ukuboko kw'iburyo narangiza nkamuneshereza amahanga ari imbere ye, iravuga ngo nzakujya imbere ahataringaniye maringanize, inzugi z'imiringa nzazimenagura, n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Aleluya. Urwo rugi rero rwifungiranye ibintu uri gusaba Imana. Iyo wumviye Imana, uru rugi ntabwo Imana ivugana narwo, Imana iyishe irarumenagura. Haleluya. Uru rugi iyo Imana ije irarumenagura, ntabwo ibanza kuyiteguza. Nibyo yawe yavuze, ntabwo yimura imisozi itabimenye. Aleluya. Yarangiza ikayubikana uburakari bwayo. Yaba avuga ijambo rikomeye, ahubwo iyo yagutse yonyine intwari ziratinya, ubwoba bukazisaza. Biragusaba kumvira Imana ikaguhuza n'umugisha yaguteguriye. Niba utumvise vuga cyane amen. Ariko haleluya, abaje gusenga haleluya, abantu bakiza Imana haleluya. Uyu ni umugabo witwa Yohana utari mubyara wa Yesu, ahubwo Bibiliya iyo imuvuga iravuga ni wa mwigishwa Yesu yakundaga, yiberaga mu gituza cya Yesu. Abandi begereye ameza, we yafataga ifunguro yibereye mu gituza cya Yesu, bigatuma akundwa na Yesu, bigatuma yishimirwa na Yesu. Hanyuma igihe kiza kugera, Yesu abaza abigishwa bateranye nka gutya. Yesu atanga ikibazo, avugana nabo, arababwira ngo bantu banjye, mwebwe duhorana, mwebwe tugendana, mwebwe mwumvishe ijwi ryanjye, mwebwe mwatindanye nanjye, mwebwe nagaburiye, mwebwe nambitse, mwebwe nishyuriye amadeni,
ariko haleluya. Iyo murimo mugenda hirya no hino iyo mukorera, iyo murimo mugenda mu kazi kanyu mukora ka buri munsi, mugahura n'abantu, mwumva abantu bavuga kodindi, haleluya, mwumva bavuga ngo iki, banekereza ngo iki, bavuga kodindi. Abigishwa ngo basubiza Yesu, baramubwira ngo rero njyewe dore nicururiza hano ruguru, ariko iyo mpuye n'abantu numva babangura ibambigishwa. Undi ati njyewe iyo nibereye, iyo mpuye n'abantu numva babangura Eliya, abandi babangura wa muhanuzi. Haleluya. Hanyuma Yesu avugana nabo, arababwira ngo abo nabo, abo ni babandi bashaka ko nabarinze gupfa, ariko ntibabimenye. Noneho mwebwe rero, ariko haleluya, amen, mwebwe tubana mu buzima bwa buri munsi, mwebwe tugendana mu buzima bwa buri munsi, nimumbwire mu minsi tumaranye, ariko haleluya, 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 vuga cyane haleluya. Mwebwe nahaye agaciro, mwebwe nagabiye, mwebwe nahaye akazi, mwebwe mwambonye vuba, muvuga ko ndinde. Ese mumfata gute mwebwe muvuga ko ndinde? Bwira uwo muntu ngo yarababashije, mubwire ngo yarababashije. Mu ishuri umunyeshuri yatumva ikibazo neza, agerageza uko ashoboye agahunza amaso mwarimu kugira ngo batarebana. Buriya ubu nanjye uri imbere hano, umuntu utabyumvishe nahita mufunguza nkamumenya duhuje amaso. Ariko ababigishwa nabo rero yarababashije ikibazo bumva batazi. Uyu muntu atazi ikibazo ahunza amaso mwarimu. Haleluya, amen. Hanyuma aba bantu batangira guhunza amaso Yesu, ariko Bibiliya iravuga ngo Petero yuzuye umwuka wera, arabizi ngo atera agatoki hejuru, arangije arahaguruka avugana na Yesu, aramubwira ngo njyewe ndabizi uri Kristo uwera w'Imana. Haleluya. Imirimo yawe ndayizi itandukanye n'iy'abantu, imivugire yawe ndayizi itandukanye n'iy'abantu. Uri Kristo, ariko haleluya, uri Kristo uwera w'Imana, ariko haleluya. Ibi bitera Yesu kwishima. Yesu ajya mu mwuka avugana n'abigishwa be, ababwiye Petero, aramubwira ngo urahirwa Simoni, kandi ntabwo babyumvise. Haleluya, urahirwa Simoni mwene Yona. Bwira umuntu ngo umunyamahirwe kuko uri mu nzu y'Imana. Aramubwira ngo urahirwa Simoni, nitaye igisekuru cyawe uvukamo, nitaye uko abantu bakubonaga mu isura y'ubuyobyi. Urahirwa Simoni mwene Yona, ariko haleluya, kubera ko inyama n'amaso atari byo bigurishuriye iryo jambo, aramubwira ngo guhindura izina.
ariko nawe n'ibyumvishe yavuze cyane ko amina. Yesu akomya muri iyo murambi avugana kandi n'abigishwa be, arababwira ngo kandi dore hagiye kuzaza igihe cyo kugeragezwa, bazabatuka babamura kandi bazararengana. Arababwira ngo uko nagiye niko bazabagirira. Arababwira ngo mbasize n'intama hagati y'amasega, nimugende mufite ubwenge. Dore umuntu ngo ugende ufite ubwenge. Ayo. Ayo ni amavuta. Haleluya. Ariko haleluya. Abantu bajya kwizera Yesu. Haleluya. Umuntu wagendanye na Yesu neza nta kintu kimubaho atakimenya. Ntabwo azacogozwa n'icamugongo, abazimukira nibo bazana, abanzi bose ntibamugarura mu nzira yuze ijya mu ijuru. Mwamujya ugendesha umwuka wawe bone uzaragwa kuba witeka. Have wakoma nimunyihore amarabashe. Have wakoma we yego. Hereza Imana icyubahiro. Hanyuma igihe kiza kugera, Yesu aratanga, ariko agenda yatanze amakuru y'ibizaba ku bantu be. Haza kubaho igihe cy'akarengane k'itorero, babaretoromaya barababaga, ba Petero bababamba babacuritse, kandi babamanura ku ntunga z'udusengero. Ariko gatoya Yesu arimo avugana n'abigishwa, ageze kuri Yohana wiberaga mu gituza cye, ntiyagira ikintu avugana nawe. Kuri uwo muntu ngo hari igihe Yesu aceceka, ariko wabimubwiye ko nta mwakubite. Ariko mubwire ngo ntugacecetse, acecetse yarumvise. Iryo si itangazo mwana. Nubwo Yesu acecetse yarumvise, tugire gutya ngo agere kuri Yohana witabiraga gahunda z'itorero, ngo agere kuri Yohana wari umunyamasengesho, ngo agere kuri Yohana watindanye nawe, arangije ngo araceceka. Ibyo bitera Petero wari icyamotsi, arongera abaza Yesu, aramo ko acinye njye uvugane nanjye, ko acinye n'abandi uvugane nabo, uyu azaba wate, bizamera biti? Ariko Yesu asubiza Petero, aramubwira ngo mfite Petero, ariko haleluya, niba nshaka
bivuze ko ibigiye kwica abandi bantu. Yohana ntacyo bizamutwara. Nimutumvishe hereza Imana icyubahiro. Ibyari bigiye kwica abandi badiyakoni, ibyari kwica abandi bahanuzi, ibyo Yesu yaravuze bigiye guhungabanya itorero. Bwira umuntu ukundana na Yesu ko ntacyo bizamutwara. Reka neza uwo muntu ubwe ngo ntacyo bizamutwara. Ntangiye gufashwa umunagiye. Haleluya! Haleluya! Igihe kiragera cyakaragame ababigishwa uko Yesu yabivuze, bamwe barabica abandi barababamba. Ukuntu Yesu yabivuze bigenda bibasohoraho. Ndashaka kuvuga ku muntu wavuzweho na Yesu. Ndashaka kubaganiriza ku muntu wavuzweho na Yesu. Imirabiraza ntigirike intwara, kuko nubatse kwibuye nikomeze imfuruka. Imirabiraza ntigirike intwara, nubatse kwibuye nikomeze imiraba we. Imirabiraza ntigirike intwara, nubatse kwibuye nikomeze imfuruka. Umuntu wavuzweho na Yesu. N'uyu nguyu ufashijwe wenyine. Niba hari undi navuga ngo abereke. Umuntu wavuzweho na Yesu. Rero kuvugwaho na Yesu ntabwo bituma amagambo atahaguruka. Tubitandukanye. Kuvugwaho na Yesu ntabwo byatuma ubushomeri butahaguruka, ariko kuvugwaho na Yesu bigutarura mu mpagarara. Haleluya! Ngo bagera ku mugabo witwa Yohana, bagira ngo uko bishe Petero niko bazamwica. Bagira ngo uko bishe Barutolomayo niko bazamwica. Ngo bafata Yohana. Haleluya! Bafashe Yohana ngo bamujyana mu ngunguru. Yari yuzuye amavuta, barayacanira, barayatagoza. Amavuta aribihindura, atangira guca umugara mu ngunguru. Ariko avuga ngo Yesu yari akimurinze. Bavuga ngo Yesu yari akimurinze, ntimucyumvise. Ngo baramufata, bafashe Yohana atarava mu nzira y'agakiza. Bamufasha akiri umunyamasengesho, bamufasha akihanura, bamufasha akiririmba, bamufasha akidiyakona. Ngo bamujyana mu ngunguru y'amavuta. Bibiliya iravuga ngo Yohana yari umusaza. Yohana yari ageze mu zabukuru. Rero turashimira Imana ko itarobanura ku butoni. Bafashe Yohana bamujyana muri iyi ngunguru, bamujyana yarunamye. Ariko nuko yari yarunamye ku muntu w'inyuma, umuntu w'imbere yarushagaho gukomera. Aherutse kwandikira itorero, arababwira ngo nubwo umuntu w'inyuma asaza, haleluya, nubwo umuntu w'inyuma asaza, ariko umuntu w'imbere jado
ejo hari amakosa abantu baza bakora bakayakora batabizi, ariko akaduhuza n'umugambi w'Imana. Nawe bafashe amavuta y'umwuka we bayahuje n'amavuta yibuta, byari kubyara iki? Bibiliya iravuga ngo Yohana bamukuramo ngo basanga Imana yakoze operasiyo ifata Yohana wari umusaza irangije iramuhindura. Bibiliya ngo uruhu rwe ngo rumera nk'urw'umwana mutozi. Kumvira Imana. Haleluya. Ariko haleluya. Kandi mubwire, iyo Satani yagusabye igitangaza cya mbere ntabwo cyemeza abantu. Bwira uwo muntu ngo Imana ikore n'icya kabiri. None se ugira ngo Imana ikoze igitangaza ikakubakira, Satani akagusaba ukabura urubyaro, nyuma y'imyaka ingahe hari umuntu uvuga ngo wa muntu Imana yakoreye ubukwe? Rero bwira uwo muntu ngo Imana ikore n'icya kabiri. Amen, amen. Hereza Imana icyubahiro mu izina rya Yesu. Ibi bintu bibaye, ibi bintu Imana ikoze, aba bantu ntibabona ko ari igitangaza cy'Imana, aba bantu ntibabona ko ari imbaraga z'Imana, ahubwo bafata Yohana bazaruhira ubusa, bazagusiga uhagaze. Bafashe Yohana bashaka amabanza, bashaka abantu bafite imbaraga, abantu bateruye icyuma, barangije ngo bafata imisekuzo bashaka gusekura Yohana, ngo bajye bafata umuhini, Imana ikabafata amaboko. Bwira uwo muntu ngo nawe hari ibyo yafashe. Ariko ntabyo yafashe. Iyo atabifata rwa rupfu bakubwiye ko rwari ruje, ni ruba rwarakwishe. Ongera ubwire uwo muntu ngo Yesu yarabifashe. Bakazamura umuhini, ariko Yesu akabifata bitaragera kuri Yohana. Warahabaye cya gihe, warahabaye cya gihe, haleluya, warahabaye cya gihe. Bakongera bakagerageza, bakazamura umuhini, ariko Yesu akawufata. Imana ikuraho ikitwica ikadusigira ikitwigisha. Umuhungu witwa Yosefu, bene se bagiye kumugurisha. Bibiliya iravuga ngo bamaze kubona ko badakwiye kumwica, batarafata umugambi wo kumugurisha muri Egiputa,
Bibiliya iravuga ngo bamunase mu cyobo ngo cyarabikiwe gufata kubika amazi, ariko iyo bamunagamo ayo mazi arimo, Yosefu ntaba yarapfuye. Bwira uwo muntu ngo umugambi w'Imana ntabwo upfa. Kandi reka nguhumurize nkubwire ngo ibintu urimo ucamo bitandukanye n'iby'Imana yakubwiye, ni imbaraga zikwinjiza ku mugambi w'Imana. Wowe ibyo bintu urimo ucamo, nawe ugiye gusenga Imana wifitiye ikibazo cy'ikode, Imana itagira isoni kakubwira ngo nguhaye inzu igeretse, kandi uri mu ikode wenda rya veni, Imana ikakubwira ngo nguhaye inzu igeretse. Tereza Imana icyubahiro. Noneho Imana yo irimo irareba, ikarebera mu bintu igiye kuzaguha. Mu gihe cyose ukiri mu mugambi w'Imana ntabwo wapfa. Nupfa Imana yarakuvuze batari umuhanuzi wakuvuzeho, uzamenye ko ari wowe wagoretse inzira zayo. Ariko Imana ntabwo ibeshya, tumugire icyubahiro yo kabya. Imana yabwiye Abisirayeli, irababwira ngo mbajyane mu gihugu cy'Ikana, mbajyane mu gihugu cy'isezerano, ariko ibahisha ubutayu bw'imyaka 40. Ibintu y'umucamo Imana itavuze ni imbaraga ziguhuza n'umugambi w'Imana. Nyeganyeza uwo muntu mubwire ngo ibyo uri gucamo Imana itavuze ni imbaraga ziguhuza n'iby'Imana yavuze. Utabinyuzemo se, Abaheti bari i Kanani ntibakwica utararya, Abayehusi bahita bakwica n'Abahivi. Ariko turashimira Imana ko itunyuza mu nzira z'ubutayu kugira tuzabeho. Hereza Imana icyubahiro yo kabyara. Hanyuma Yohana ngo baramuhaga, baramurambirwa, baravuga ngo hariya hari ikirwa cyitwa Patimo. Iki kirwa umuntu wese ugiyeyo iyo atishwa n'inzara yicwa n'imiserebanya, ibyo bitamwishe izindi nyamaswa zamwica. Baba tujyana Yohana tumujugunya kuri kiriya kirwa, ntabwo twagomba guhangana n'ibi bintu. Hari igihe Imana irinda umuntu abantu bikabayobera bagahwihwisa urugamba, ariko uriya muntu umenya nawe aroga, ariko ntabwo ari ukuroga, ni ukubera Imana. Hereza Imana icyubahiro mu izina rya Yesu. Bajyana Yohana bamujyana kuri iki kirwa, ngo bamugezeyo baramujugunya, kubera ko abantu bari bajyanye Yohana bari bafite imbaraga, bari babandi bavuga ngo turahagusize ntawe uzahagukura. Ariko niba baragusize aha ku nzira, bagusize aho Yesu azanyura. Haleluya! Wowe guma muri iyi nzira y'agakiza, Yesu azahanyura. Nyeganyeza uwo muntu mubwire ko Yesu agiye kuhanyura. Yohana ngo agumeyo yibereye hano hantu. Bibiliya iravuga ku munsi w'Umwami Imana ngo Yohana kandi yari ari mu mwuka. Haleluya! Ngo agiye kubona abana ijuru rirakingutse. Bwira uwo muntu ngo nawe ijuru rigukingukire muri aya materaniro. Ijuru rirakinguka. Yohana areba mu ijuru mu bice bitanu by'iki
abona iby'inama yabereye mu ijuru. Ntabwo aribyo nshaka kuvuga ngo Yohana abyitegereje abona agasigane ku buryo umuntu yagombaga gucungurwa, abona barusiganira. Yohana ngo ararira arijijwe n'ibi, ariko marayika wavuganaga na Yohana aramubwira ngo wirira Yohana. Haleluya! Kubera ko iki giti cya Dawidi, intare yo mu muryango wa Yuda, aranesheje. Bwira uwo muntu ngo wirira, Yesu aracyanesha. Hanyuma Yohana afite ibibazo by'uburyo azandika. Uwavuganaga na Yohana amuzanira ibitabo n'amakaramu. Arangije avugana na Yohana aramubwira ngo Yohana, ibyo ubona byose ubyandike. Amubwira kwandikira amatorero arindwi yo muri Asiya. Ntabwo nshaka kuyavugaho, ndashaka kwivugira kuri Lawodikiya. Nabwo nkavugaho umurongo umwe, ubundi ngasenga Imana. Amen. Aramubwira ngo wandike, wandikire marayika w'itorero ry'i Lawodikiya. Ibiri hejuru muzabisome. Agera kuri uyu murongo aravuga ngo ndabinginga, dore mpagaze ku rugi. Haleluya! Ndakomanga, umuntu nirinze niyumva ijwi ryanjye akemera gukingura. Ubundi urugi rw'umutima ntabwo Imana itegeka. Nshyize imbere yawe inzira ebyiri, ngo hano ubwenge ngo wihitiremo. Nibyo ivugana n'inkingi y'umutima. Wowe wakumva ari ngombwa ko Imana igendana nawe, ukemera ugakingura. Aho dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umukobwa muri iri teraniro, umusore n'umugabo n'umubyeyi, niyumva ijwi ryanjye, haleluya, akemera gukingura urugi rw'umutima, mwemereye kwinjira iwe, twarangiza tugasangira. Urumva ushaka gusangira na Yesu? Haleluya, haleluya. Urumva ushaka gusangira na Yesu ni ugukingura. Dawidi avuze ijambo rikomeye arimo asenga Imana. Aravuga ngo Uwiteka, inzuzi ziteye hejuru, kandi inzuzi ziteye hejuru. Inzuzi birashoboka ko ari ya mihini y'amagambo, imihini y'amarozi, imihini y'amadeni, imihini y'ubushomeri. Ibyo byose ni imihini. Ngo inzuzi ziteye hejuru, kandi inzuzi ziteye hejuru rwose. Ariko amajwi, haleluya, amajwi y'amazi menshi, ariko tuvuga ngo amina, n'umuraba ukomeye w'inyanja. Nyeganyeza uwo muntu ubwe ngo Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Amajwi y'ibikurwanya, amajwi y'ibikugerageza, amajwi y'ibintu byibirinduye nk'umuraba w'aya mazi. Reka nguhumurize nkubwire ngo Uwiteka abirusha imbaraga. Uwiteka abirusha imbaraga. Ongera umubwire ngo Uwiteka abirusha imbaraga. Kandi Uwiteka abirusha imbaraga. Haleluya, haleluya. Uwiteka, ibi birwanya itorero ry'ibisiga. Ongera ubwire uwo muntu ngo abirusha imbaraga. Ndashaka gusenga Imana.
urashaka gusangira na Yesu? Urumva ushaka ko Yesu yinjira akinjira mu buzima bwawe ukagendana nawe, Yesu akakuyobora inzira? Rero ntabwo Yesu ababarira ibyaha gusa, hari n'ibindi Yesu aduha twageze mu gakiza. Kubera ko yabwiye Petero amubajije ngo nkatwe twagukurikiye uzatugororera ingororano ki? Icya mbere turaharanira n'ubugingo, ariko kandi tukiri mu isi Yesu yatwemereye no kurya ku majana. Hereza Imana yo kabyara. Urumva ushaka kwinjiza Yesu mu mutima wawe, umukobwa ufite Yesu iyo arimo agenda no mu nzira biragaragara, uwayoboye yatubwiye ngo iyo imigendere y'umuntu inezeza Imana, Imana ituma n'abanzi be buzura nawe. Naho wowe baraguhamagara ngo ngwino unsure ukaza wiruka. Yesu arahari. Ndashaka gusenga Imana. Umugabo wubashye Yesu ntabwo azacogozwa nica mugongo, abazimukira nibo bazagwa